Mambo vipi? Bimeze bite? Inyuma y'akarembo keza cyane ka Sauti bakubwira ngo iki? Akubwira ngo Tel Aviv. Nanjye nkubwira duhita twinjira mu buryohe. Iyi filime yaciye ibintu ku isi yose. Uramutse utayirebye muri uyu mwaka isohokeyemo, sinzi ibi filime waba uri kureba icyakoze, singiye kukubeshya. Yes, okay, gasoze duhita twitangira filime yiswe ngo iki? Olangikan. Nyamuneka bwira mugenzi wawe, nawe bwira mugenzi we kuko boss ntagiye gusobanura, kandi iyo kabose ntagiye gusobanura you miss what? You miss out. You miss what? You miss everything. Bimeze bite? Cyakoze ngiye uri mu Vigisini, reka mbabwize ukuri bantu muziranye no mu Vigisini hano hakuno, genda babwiye ndabatumye urumva nimero ye murare muyingejejeho, urumva nta soni. Nanjye arakarembo nshaka kumuta, ariko urabona kuntu areba, arakarembo nshaka kumutamutsamo nanjye akamfasha. Uziko urumva. Mambo vipi? Nitaka boss na Mutinyo. We are the baddest. Hasraman Shata. Intara y'umujyi. Umwana wavutse agahato kararangiye. Ninjye zuba mwibendera mubono. Ninjye diyama y'igihugu. Kandi ninanjye zahabu. Romba, birenze byose ubundi ubwo we wazumwira ngo iki. Kandi nawe nuko niba ukunda igihugu cyawe. Kwa kunareba cyenda abikuze izina ry'Imadu ribari amaso ariko ni umweru dede, tandukanye na babandi mukubita nukagira ngo urumva arasana rwa rusenda neza rwa piripira, ari rusenda rwa piripira ariko rusa nk'umutukutukutuku, muraruzi? Yakabwa ni cyiza. Atire kanya keza umutima wanjye waribwe ni cya kintu ntashobora guhaga. Sati B akubwira ngo Tel Aviv. Ushaka filime nshyashya, ushaka kwamamaza mugenzi, bigisha ukihamagara kuri headquarter ni muri Kaboss Entertainment. Za nomero za VIP 0783 10 kagera kuri DJ Jabiri kakunezeze weho n'abakiriya bawe, ni gashya cyane. DJ Awak, DJ Master aho ngaho Kimironko ndakuroze cyane, agana ku nyubako ya kwanza abakirana yo bamereka bese basi COG DJ nawe bamwizindiro komeza ubamera. DJ Fabrice i Burundi Fafa nawe komeza ubatamo. Kaboss dare Kaboss everywhere, ngira ni wherever your possibility kakunet ariko mbega maso witata we. DJ Marius Irurindo na DJ Smith Inyanzi ya Butare, kambanze mbumvisha ubwe ubuhanga bw'ubwenge bwanjye noneho. Mambo vipi hapo? Abonye filime nyinshi icyozi cyo ikintu nababwira mw'abantu, izindi filime zose mwarebaga ni mushake mushyire muri dustbin, izina ry'Imana muyoboke Kaboss Entertainment, kuko nta handi wasanga filime z'ubwenge nk'izo muragiye rika.
munsi abasirikare b'abayapani batwaraga imfungwa, ni ukuvuga ngo ni imfungwa z'intambara, prisoners of war, POW, zajyanwaga, barazijyanaga bakazerekerana mu rugo iwabo katikati kuzigira abacakara. Muri uko kuzitwara rero byari bibi cyane, byari bizwi ukuntu bazitwaraga, byari bizwi nko nk'amato yo mu kuzimu. Kuzimu kwa kundi ujya mu bwato ukaba bagushyira mu bwato ariko ukaba umeze nk'uri mu kuzimu tu ngaba reba ukuntu bagendaga bameze, ariko babaziritse abandi babakanyaza agatoza kari hejuru. Ayo mato rero nta umuntu bwabagamo, baricaga. Kandi akenshi bakoraga ikosa ryo kwipima bo ubwabo, igisirikare cyabo kikirasa gifatanyije n'icyitwa Allied Forces, igisirikare cyitwaga Allied. Abarenga 30,000 abasirikare b'abayapani ndetse n'aba Allied bapfiriye muri izo ngendo. Ndababona ariko abarenga 30,000 bapfiriye muri izo ngendo. Hari igihe bagendaga gutya kubera tajyati mbi, bakagira gutya bakirasa. Dutangira na Arisani Maru, ni ubwato mu 1944. Arisani Maru ni ubwato. Sasa muri ubwo bwato harimo imbeba shazi imeze gutya, zaragiye zirakura Montreal. Mambo vipi ni za filime z'ubwenge. Sasa muri ubwo bwato bwabaga butwaye imfungwa, harimo imfungwa bafungiye mu kadukuru ka yonyine. Dore imfungwa ngizi, imfungwa z'intambara, POW, prisoner of war. Dore imfungwa ngizi, hari abayapani bari kuvayo. Sasa hano bari kwerekera, harimo umugabo baramukubise umugongo, bawuhinduye inyama. Ibaza umugabo kubitwa, agakubitwa amanitse kandi yambaye ubusa. Mambo vipi? Nyitaka boss, karacyari kwitangiro, ndagira ngo ukitendekeho. Umugabo nguyo yakoze iki? Mwabantu mwe kugira ngo bajye kugushyira mu kumba ka wenyine, uburi umuhatari, uburi umuntu nyine udasanzwe, babokurayo. Ambarebe ngibe bana bamukubita yambaye ubusa. Vahantu bagufunga bakagukubita wambaye ubusa, my friend. Monte kubera iki mumusohoza n'imfungo? Ni kimwe muri ibyo. Mu bagabo, umwe mu bagabo. Turi kuvugana namwe bana. Zo ni imbohe ziri kuvuga, ziri kubaza abasirikare b'umujyanye. Ti ni umwe muri ibyo. Nanako ni kimwe muri ibyo. Ntabwo bamwise ngo ni umwe muri bo. Oya, bamwise ngo ni kimwe muri ibyo. Yebwo n'abagambanye, ko muri babagambanye bamukurayo. Aya basi. Buri zi filime kabosi nakoze ubundi biryoshye kurusha inyama do. Bamurongorotsa kuko hanze bamaze iminsi ari mu kadukuru ka wenyine. Dore ubayoboye ari ku gitabo. Buke ni mugenzi wabo. Urasabwa kwinjira abantu. Afunze umutwe sho. Genda vuba se nyine. Kubabu yawe Mombesi. Ni gute wabashije kurako ka igihe kingana gutya second lieutenant? Ni uburenzi bw'Imana wizereramo se. Afite ipeti ry'akataraboneka second lieutenant. Ntabwo ukwiye kuba wambaye ino mudari. Icyaha wakoze ntabwo kibabarirwa bo. Ukwiriye igihano cyo gupfa. Gusa abayobozi bacu bavuze ngo tugomba kukujyana ugahanirwa mu gihugu katikati indani. Wowe uraza kuba urugero imbere y'abantu ibihumbi.
barakumanika ku karubanda bakajya bakata intoryi bakata ugutwi. Ati mu bwato bwanjye ningiye uhitamo uko ngufata. Abagabo n'abagombe baca amasiri gira tugire bana. Primesabiti ari urwuma bakuye bateruye bikanira baterura bunamye yibaza urwo rwuma. Hari undi mugabo bazanye. Uyu we noneho yakoze iki? Atandukanye na wa wundi bazanye imbere. Uwa mbere yari umugambane. Uwo nguwo ni umwe mu mbohe zagerageje gutambuka, zagerageje gucika mu ijoro ryatambutse. Wese ko byoroshye kumwica uretse tukamuri gasura bose. Izo nyamaswa tugomba kuzigumisha ari nzima. Nawe agatanga urugero, bari kubashimangira. Barashaka kubajyana mu gihugu iwabo katikati. Ubundi ngo barabajyanaga bakabakoresha mirimo y'uburitwa. Barabagendaga nyine bakabahindura abacakara. Kandi barabasirikare handi hari wabakuye. Ndakuri babashimangira bona. Ati muraza kumenya umwanzi wanyu wa nyawo wari we. Waden ni umukuru w'abasirikare bari ahaga. Yamuje imbere amushinyagura ati n'Imana yanyu yabatereranye bana. N'Imana yabatereranye ako kanya umuriro uhita ruva. No! Vurusasu! Poko! Babashiramo! Barabatatse iryo joro ubwo bwato bwari butwaye imbohe, bwari butwaye imfungwa zaratatswe. Bimeze bite? Karacyari ku itangiriro kitereke ku matwi tugatangirane. Za mfungwa ebyiri barakwereka n'indwanyi nziza zirarwana koko. Muturage ubufasha bwagiye ya basi do imbohe mwadusohoye mugapfa nabi. Za mfungwa ebyiri bashyize ku isheni imwe zirarwana mu ncene. Ndagira mukurikira unarebe filime nk'iyi umusobanuzi arahari. Sinzi ibintu mumaze iminsi mureba. Hano bari kwicwa, bari kubica, bari kubarigasura. Sasa yarebanye n'umuha amategeko ako kanya bahita bakoreka mu mazi. Indani mu mazi harimo submarine rero ikintu cyitwa igisasu. Ni igisasu cyo mu mazi bakita torpedo. Bimeze bite? Za mbohe ebyiri zarasimbukanye zihita zimanukira icyarimwe. Filime bayise Orangutan. Namba vipi hapo? Nita kama sinare mutinyo. We are in the band stay. Then Fujioka akarimo neza cyane. Come Wooden House. Director photography Asepu Kalir. Art director Chin Kasuku. Alan B yarakayoboye. Okay. Abagakozeho ni benshi. Barakwereka saa 11 Matsumoto yateretse ku muziki. Limyen yarakagitinze. Barakwereka saa 11 zibora saa 12. Babiri barimo barakakamba amazi. Bari gukakamba amazi natwe filime tuyikakamba tuvuga tuti twiyanuye kandi ubwo twagiye. Yoshi n'abagenzi be. Executive producer Glass executive producer ndetse n'abagenzi be. Eric Ho n'abagenzi be. Baraga producinze kandi kwa ndetse kanayoborwa na Mike William. Kabosi nare mutinya we ngewe nashyizemo umunwa narabuzunguje. Ni nge washyize mu kiwacu. Mambo vipi rero? Ndakubwiza ukuri filime zanjye ziba ziryoshye kurusha inyama. Urumva? Kandi nta mukene upfa kurya inyama uko yiboneye namwe murabizi. Filime zanjye muzishyura muciye kuri 13 5 2 8 2 7.
izi se wagize ngo ni za zindi bafashisha? Ntabwo ari za zindi zimeze nk'ibishyimbo, reka izi ni inyama. Sasa nguyu Muyapani ngo yagamba ari umugambanyi, kandi kugira ngo ujye kwitwa umugambanyi Mochel biba bimaze kugera ku rundi rwego ku isi yose, kandi ntabwo ari mu gihugu cyawe gusa. Dore ahantu baguye bemeze bite. Danny Fujioka, amazina y'inyakuri, amubona ariko yabonye umurambo hakurya yikuruza yerekerayo, ari kumwe na mugenzi we tutaramenya ngo yiswende. Bose ntabwo tuzi amazina yabo, ariko nyuma y'iminsi mikeya nako amasegonda makeya muraza kubimenya. Abona ariko igisasu kiragera kikakubabura my friend. Yafashe akabunda agashyiramo karabaye. No! Ni babiri bambaye iniforme zitandukanye. Nguyu nguyu yari imfungwa yagerageje gucika ngo ijoro ryatambutse. Paka! Gahanga barakabomora. No! Bose ni indwanyi nziza n'abasirikare. Nta n'umwe wagayo. No! Bari ku mazi. Wa mwanda we. Na Muyapani akana muteye mu ijosi, murajye mukopera mw'abantu mwe. Gusa muri ayo mazi my friend, muri ayo mazi ndagira mukurikira urebe filime ngiyi. Bakomeza guhangana, ariko wa muswa we harya yaramutaye amwerekerana mu mazi, kandi muri ayo mazi hari ikirimo kibareba gutyo do kikundira so bya danje, kandi cyane kirabangutse kiri ku muvuduko uteye ubwoba. Ndi kureba inyama abantu, ndi kureba inyama gigomba kurya inyama giwe. Uyu cyaramunyase gihita kimwerekerana, atabarwa nuko azirikanye na mugenzi we. Bemeze bite? Azirikanye na mugenzi we ku isheni imwe, agize amahirwe kiba kimujyanyemo indani hagati. Uyu yakuriye akabunda, azamura akabunda kimuturuka inyuma aragiha. Filime warebye nyinshi, ariko iyi ngiyi yo bayise Orangikan. Bahise mwana kinkuyemo iby'ikomande kinenjo nabonye ababyeyi kikuramo. Sasa yarebye ngwino bana ngwino sana ko gatwe imbere shyira imbere ngo cyo gihusha. Intangiriro y'uruhara ngo ni amasoso. Intangiriro y'uruhara nako gihusha ngo ni amasoso. Bagiye bumewe sha ikintu babonye, dore ishyamba ng'iryo batangiye kuryoherwa se bantu bakuru. Filime yo ngiyi, za filime batinye gukora. What was that thing? Kiriya kintu cyari igiki mwana? Did you see it? Urakibonye mwana? Did you see it? See what did this? Ubonye ibintu gikoze cyari kimwe mu mutima mwana nanjye babyeyi cyarimo. Mbega ikintu mwana, ikintu cyabacanze. Uribaza nanjye ndibaza ngo ni igiki. Ni babiri baguye hakurino, ntabwo baziranye, nta nubwo bari inshuti. Oya, bose bari imbohe muri buriya bwato bwari butwaye imfungwa, kandi bari bagiye kubicira ngo hagati mu gihugu katikati, ngo niko abayobozi babo bari bavuze. Yibaza ariko mu gihe nyine mu cy'intambara ya kabiri y'isi barabagendaga bakabagira imbohe, bakabagira abacakara. Abuze umuntu kugira umucakara mwana, arakagenda zabone gusa. Si nk'umuntu kwifuriza gufungwa, arakagenda zabone. Urumva bantu bakuru nimo gakinisha abakominari. Nguyu
Prison of War. Umuyapani yaritegereje hirya no hino arareba n'uyu nguyu bararebana ariko musa nushaka kurinkiramo se ko ufite imbunda ngewe ndimbo ukuboko bantoye uyu arishyiramo kandi yikangamo ati mana umbabarire wa muswa gicucu uri umusazi mwa ugiye kwiyahura abandi turacyashaka ubuzima we ngo uracyashaka kwiyahura isasu yarikuyemo bako umugabo ugira gutya akarira bamukubitaga yambaye ubusa mwabibonye filime itangira Hey, look at me. ndeba mwana look at me If this thing comes back, we need kiriya kintu nikiramuka kigarutse you. tugomba kuba tukiteguye fatira isasu I keep this. nanjye iki ngiki ndakigumana One doesn't work without the other. kimwe ntabwo cyakora kitari kumwe n'ikindi bemeze bite yamuhereje isasu undi afata imbunda ndetse na magazini arangije badutera twicara bo gatsindwa sike tujya gushaka igiporezo bantu bakura ahantu hose waba uri uzakenera kwideburiya mu buryo bwo gushaka icyo kurya urumva hano hari imirambo yaje ndetse n'amasanduku agiye atandukanye yaturutse muri buriya ariko buriya bwato babonaga bwarokoka de ariko uzi kuraswa na topido mwana uzi kuraswa na submarine iturutse mu mazi yaragatsindwa You smoke? unywa itabi se Muyapani ntabwo arahavuga kereka mu kanya avuze ngo mana umbabarire Muyapani amagambo ni makeya nakubwiye niba ukora filime z'imiguruko zitangira gutya ni gake gake mwabibonye unywa ikawa se undi aravuga ariko igihe wahera uvuga wamwiginga we sasa uyu nguyu mukureba ku ruhande mugenzi ntari icyo yabonye iki bamukubise agahanga bari bagakuyeho Muyapani ni mubi cyane kumbe yabonye umwana mutoya amukura mu mudari wa gisirikare mugenzi yo I knew this boy. uyu muhungu narimuzi He was young, yari mutoya innocent. ni inzirakarengane kandi You bastards! bamutacaringaga nta n'impamvu kubera iki mwadukoze ibi ngibi You're animals. muri inyamaswa All of you, inhuman. mwese nta umuntu ntabwo yo nagahinda mugenzi ariko uzi kugufata bakagera bagukuramo urwara bakagukanda intoryi bakagukura amenyo uri inzirakarengane nta n'ikintu shango nuko uri umusirikare sha waroze n'ibindi musa ngo amazi birashira abantu amazi birashira hasi yaramwegera mukuramo inkweto genda sha wenyine nta amasaha akomeze kwicuma azamuka ku mafaranga yanyu angahe wakiya baje gushaka icyo kurya hano sinzi ko wapfa kuhabona umuceri sinzi ko wapfa kuhabona mayoneze harya ni mayoneze ni iki babyita gukira gusinzira neza muvandimwe sinzi ukuntu babyita mwana umugongo ariko arorororo umugongo ariko uzi ko cyafashe tatenje ngo mwana ruterwa ngo cyari kirutwaye cyari kirujyanye abantu kiriya kintu ni igiki uribaza nanjye ndiba ariko Muyapani rero yitonze nta magambo menshi baje kurya iki ambariza inkweto amwitegereza ntabwo aramwizera bimeze kimwe banazambara oya ntabwo ari ngombwa nyamara byaba ari byiza kuri wowe Muyapani nta mutima mubi uyu nguyu yafashe inanga y'igare
wafashe se ku kinyenzi mwana ukirira nawe fata ikinyenzi uporeze abantu uri umusirikare nawe urabona so utafashe ku kinyenzi mu gihe cenye ngo wumve ukuntu kinurira ayaze ko ndeba atari mayoneze se ko ndeba atari mayoneze ko ndeba atari agafiriti ibyo ngibyo bivugwa n'abana bo mu gikoma cy'avoka umusirikare ubundi twebwe basirikare tuba tugomba urumva tuba tugomba kurya ikintu cyose tupfa kuba kigera mu nda ntugire ikintu ubareka urumva hasi iryo tese mamwara rikuye hehe bana turaza ngo tukuviringite ariko cyane umusirikare reka uyu nguyu ntabwo amenyereye gufata ikinyenzi kandi ajya akira iki ngiki mwana akira n'ikindi oya ni sawa nawe rero gifate oya gifate bana kabanya iryo tese ngisize hano kandi kimwe yanze umanikaho ireba ibaza icyo umuntu yanze noneho ni ikinyenzi hariya hagenda ibinyenzi bikagenda bigakura baragera kuna bireba kanjye ku kinyenzi ndombera araporeza ikinyenzi ariko ikinyenzi rase yafashe baragishyize ku rukoma umuyapani aramureba yarakinunuje arakinyonyoza umuyapani araseka ariko no mu karitatse mwana uzi ko buriya ataherukaga no kurya yari imfungwa se bazigaburira kangahe ugire ngo yaragize gutya komba n'urukoma meze nkatwe kera yamaze kurya ikinyenzi afata ifegi akira n'amazi urenze kuri iryo fegi bantu abana bafite itesi bari hehero bareba ubuzima dore ubuzima abantu nk'ababyeyi mwabakora iryo nibyo byiza mbashije kurya kubashije igihe kinini ntabirya uzi ko byari biri hafi kunyibutsa mu rugo bana ibiryo byiza yabikunze kurya ikinyenzi mw'abantu mugerageze mwumve ko kiryoha naragiye kenye numva ni neza urumva My name Bronson. Nitwa Bronson, izina ryanjye ni Bronson. Yeah, Bronson. Bronson niko nitwa abantu hafi aho ngaho kabisa. Ye baranzeka urumva tatangira no kwikina. You? Wowe witwa nde? Saito. Njyewe nitwa Saito. Saito? Abo ni izina ry'Abayapani. Why are you chained up with me? Sasa rero kubera icyo uri kwishe nimwe nanjye. Ni Abayapani aramwitegereza nta magambo menshi nakubwiye. Utaravuga batarabona abantu. Urumva uvuga batarabona. Uvuga abatarabona ariko mwana kari kutwinyo. Yani kutwinya ariko se wambwiye bana. Bamukubitaga yambaye ubusa ngo n'umugambanyi. Erega kuri twese natandukaniro bishobora gutanga abantu. Urumva wambwira utambwira natandukaniro ntaryo. Ni babiri bari mu ishyamba. Yo arenzaho n'amazi amasaha akomeza kwisunika biragenda gute kandi biraherera hehe birarangiye bana sasa none no shene reka tuyihe nyina reka tuyihe bene babo bana aramwihorera do aritondera mureba nakanuka kakuma kameze nk'inanga y'igare cyangwa iya darayeri igare rya darayeri hafi aho ngaho reba aha ngaha harebe kandi witonze right hano urabizi neza se aho hantu ko wakwegereye cyane se mwana we ntugire ikibazo bana we reba neza ngo haramwegereye cyane ari ukugira gutya agahita kubita nk'akaguru agahita gaca reka turebe
katurore kubita biranga mwana ariko ikinyenzi naguhaye nta mbaraga cyaguteye warebye neza reba neza hakunino pima neza witonze umunyururu n'uwabo barawuzi rimwe umunyururu barawucisha sheni iracitse mwana si byose sheni iracitse kabisa ninjyewe ugezweho bantu zana hano nanjye nguciriye iyo sheni yawe ntuhangayike bantu ntugire ikibazo hano hari ukuntu batari kumwizeramo gake mwana wakijijisha ariko kambamura umutwe ra sinzi buretse Are you sure about this? ibi bintu urabizi neza mwana ko wabishobora Okay, go on then. ntari bari kumusa nakuri nyine nabigenze uretse bigenze gute rimwe yes man yo oya munyururu barawuciye ni sheni Me and you, we make a good team. njyewe nawe mwana turakora ikipe nziza kandi kuri kino kigo tugomba gukorana neza cyane turakorana kumbe bakiri aho ngaho bakiri kwiga hari icyo numvise nayo n'inyoni ziracyumva urumva inyoni zaracyumvise noneho zihita zikangamo do gifite umuvuduko my friend mereza rya sasu bantu urumva mereza rya sasu ni sasu rimwe ibyo bafite nanyura ngo kuri kino narebe gake polapolo reba hano hantu reba hano gikandagiye reba igikandagizo gifite ni cya kinyamaswa cya twabonye mu mazi mu gihe bakiri kwibaza ngo urunyamaswa ni iki genda arabumvise batangiye kubwira undi ngo genda aba ngabo baza kurunguruka barakuroringa gake ni ukuri no gukuroringa cyangwa no gushwandarika ni ugusutarara baza gake ni abasirikare babiri ndetse n'imfungo imwe bavuye hehe aya masaha ihute gapfe nabi umusa genda wihishe mwana mwangambanira ko ndeba ari bene wanyu se jyana n'iki ngiki uru rwuma narwo rujyana nyizera abantu ko twaciye umunyururu turi kumwe irashene ko utari kuyibasha mbizi neza wanyizeye n'ubundi ibindi ko tubikora bageze hakuno buretse bantu kagabo karareha hari ikintu ndi guhomererwa abantu jya gusuzuma kumbe Bronson aza kwitsimba hakurino bohereza rushati iyo nta gapeti ufite nta kanyenyeri kakumurikira ubundi bakwita rushati rushati avayo baraza basanga abantu batetse bari ikinyenzi n'ibinyenzi baryaga mu kanya twabirebaga mutarasa Bronson hano arariba shaho numwe muri twebwe meze neza umaze igihe kingana iki hakunino bantu kuva mu gitondo amurusha amapeti nubwo ari mugenzi wabo dore amafege bantu masigara ntabwo wayarusha buriya Darius buriya Kobayi n'abandi nkabo ko kintu cyitwa ifege Kobayi sinzi banye barayaretse bombi sha banye barabiretse kumbe nyana inyuma ya Bronson hari ikintu kiriyo kurekira unarebe ani mbohe iriguja bato namwe muturutse mu bwato sundati yego twe twarokotse kubera yuko twari twambaye amajire life jacket abandi bose bapfuye ni ibigorye gusa umva ariko
yibaze kuba irasa bombarine yabarasheho ndetse na ziriya ndege za Sukhoi agatsindwa ku rugamba shaho ngo kuba bapfuye bandi ngo bagenzi be ngo ni ibigoryi bantu kumbe Bronson do hakunino hari ikintu kiri kumurunguruka ariko se ndi kurota cyangwa mimi narota kurota kumbe ngikiriye naco mubonye mwebwe karabaye yambaza Bikira Mariya ateruye nyina bajambo naku ateruye ijambo yarongeye kureba arakibura karabaye bini iki imbere barahari n'inyuma hari ikindi weza na hano bana mereza imfungo arako yari yivumburiye n'amazi Rushata arabanza arayaho yuri imfunga mwabantu mwe nta burenganzira muri kintu cyambere babanza kukwambura ni uburenganzira yaramweye ahereza boss mukuru murushaka peti atereka hasi ya sasa bangabo bararebye yaritegereje ariko hano nta wundi muntu hari wana agaki ni wowe gusa uri hano hakuno bareba ibikweto bareba babona bugurude ni bubiri undati cyane ndigenyine kabisa arabeshya barebye hakurya babona irindi kote ntago barize bunezimwomiyeho bana Rushata kura yimbunda kandi imbere hariho uruntu rw'urugumo urumva by'amafe yereka bijye ku ruhande wana bazamura inkota mbere yuko twatakwa mu bwato hari igihuha nk'umugambanyi yari ku isheni imwe n'umuntu wenda gucika igihuha cyagiye kizenguruka ubwato bwose kugeza ubwo muri mwe yashetaga ngo ninde uri bupfe mbere sasa rero wowe uri mwene wacu ni wewe umugambanyi sasa undi ari he wendaga gucika gereza ari he yo mu bwato ibaze gucika mu bwato uri hagati katikati yapfuye ngari yaso bamushyinguye bana namushyinguye bana ariko ni gute babashije kogana umurambo ari ahantu hose ra ntabwo uri umugambanyi gusa ahubwo uri n'umubeshyi bamutereka akantu kitwa inkota iriya nkota ibityaye kurusha urwembe uratubwira ahantu ari ba kumbe ako kanya aricyo batangiye kumva kirabanza kirivuga Bronson cyari kimuri inyuma mu kanya Olangikan yambohe bari bafite yatangiye kugira ubwoba yatangiye kwikangamo ngo ni Olangikan niki bavuga bafite ubwoba ndagira ngo kurikira ntihagira ikintu kigucika nihagira akantu ko gucika amaso kurekana akabona ku ntebe bohereza Rushata nk'ibisanzwe Kobaya akimara kumenya ko za Rushata arizo babanza imbere yahise yanga kujya mu gisirikare gitaraganya nabaho doce nabatsiyeri do ngaho sasa Rushata kiri kwataka ajya mbere hari icyo yumvise karabaye Bronson yitsembye yakorera reka filime none bamuvumbura urebe kuntu iryo yageze amahirwe hari icyo yumvise kuntu afashe imbunda ja urabona yuko ari umukafiri cyane nta kintu azi kumbura kereka inkanyi yifashe ngo nkwereke urumva yewe kumbunda ndarenze bana urumva ugeze amahirwe nari kugusogotura urwuma nkarumanura mu ngoto hasi mu kameme urumva kandi uwavuga yari afite imbunda ifite n'urwuma ibase uyu yarahindukiye areba imbere abona mugenzi we bamushyizeho inkota sasa Rushati wacu
yataka ajya mbere. Dore umurambo ugenda do, umurambo ugenda kabisa. Umurambo ugenda do. Turakarambo kumba hano ari guca ku ruhande rwe nta kintu mureba mwebwe. Mujye murya imboga abana, mujye mureba cyane. Sasa Bronson yaje hakuno aracunga, abona mugenzi we mushyizeho inkota. Rushati dore ukuntu abafashe imbundu itubona yuko nabyazi cyane, nabyazi mu mazi. Kumbe nyuma ye hari icyavuyeyo kimukata akaboko. Agaki sasa Bronson yaturutse inyuma ya hakuno. Uyu nguyu Rushati bamukuyeho umutwe n'uwaje umuyoboye. Bronson amukubita urwuma mu ngoto rurahingura. Orange kandi rivura mugenzi wabo karabaye. We katurivuriye umutwe yari ihagaze muri kangahe buri. Uyu bamukubise icyuma urwuma ruhinguka hirya. Bronson ni umugome n'umusirikare, nta mpuhwe yagiriye umuyapani kuko bamutocaringaga. Icyaje dore ukuntu bareba n'ubwoba. Yapfungure hakurya ukuntu gitambuka gifite agatuza my friend. Cyaje kuri general kimukubita ikintu cyitwa njonogo do. Tenjero wagikuramo umutima. Abana b'abantu mugero rwonyonyo. Hano no gukizwa n'amaguru. Yapfunguye yagerageje gucika ariko sinzi. Orange kan. Tenjero. Nta ibyo bidahagije kimukura do. Bakunzi ba Brushete bon appétit. Yezu Kristo Bronson. Twagiye bana. Twiyanure bantu reka ibyo bintu vanitese ho ngaho. Allo. Ndagira gukurikire. Akantu ku kandi. Saito ku nkota abangutse. Kuragenda temagura ibihuru vuba cyane abangutsemo. Saito Bronson ari kugenda amagara. Saito man. Saito kimuriho bemeze bite. Ese Bronson cyamurangiza yakirashe isasu uri mu mwanya ariko ku kantu asuri iki kibona. No anga cyakuye uruganza gifite uruganza cyo nimwe. Kumbe Saito nta hantu yari yagiye, yari yitsimbye yikuruza ikintu cyitwa umubago. Kubita ikintu cyitwa umubago bahita baporomoka. Dore ngabo ku musozi baraporomoka. Aho kugira ngo nitwe na kiriya kintu, aho kugira ngo nitwe na nyiranjoro ngo za kiriya kintu zaguhani kabisa, kirakwica kikakuramo umutima kikagukuraho umutwe. Bas filimira dore ishyamba we, dore ishyamba nkaba umusobanutsi do. Sizi filime mwari mwarabuze se. Kumbe Saito yaguye hakuri wagira ngo nibi do. Umwe yaguye ukwe n'undi agukwe. Bimeze bite?
arakurura agacira amaraso nukuvurura. Sasa Saitani umugano wamucengeye yaporomokaga gasekura igiti waporomoka ukongera ukagaruka hirya gahurura ne wavuga ngo ugize gutya ngo urinyeganyeze uhura n'urutare ngo pa ya sasa Saita igiti yakikuyeho yakicomokoyemo. Bronson nguyu hano noneho ahantu yaguye ukuntu yitendetse uhita ubona ko neza cyane ari Imana yabikoze. Munsi hari urutare kandi ni harehare sha do mama we Nyagasani bemeze bite